Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashoje ku mugaragaro imirimo y'inkiko gacaca zari zishinzwe kuburanisha abakoze ibyaha bya jenoside mu 1994. Nk'uko leta yabitangaje, gacaca zaburanishije abantu bagera kuri 1/8 cy'abaturarwanda bose. Bamwe mu bagombaga gutanga ubuhamya muri gacaca barishwe, ariko Perezida Kagame yishimiye icyo zagezeho. Gacaca has served us very well and even exceeded our expectations. Perezida Kagame aragira ati inkiko gacaca zaradufashije cyane, ahubwo ndetse zarengeje ibyo twakekaga. Gacaca zari ngombwa mu rwego rw'ubutabera no mu rwego rw'ubwiyunge. Mu by'ukuri ariko si n'ubwiyunge gusa, ahubwo zazanye n'amahoro mu Rwanda buhoro buhoro ku buryo bugaragara. Rwanda has been able to make progress that is very evident. Interahamwe z'abahutu n'abasirikari b'igihugu batsembatsembye abatutsi n'abahutu batitabiraga imigambi yabo bagera ku bihumbi 800 mu gihe cy'iminsi 100 yonyine gusa, nyuma y'ihanurwa ry'indege ya President Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 mu 1994. Iyo jenoside yahagaze abari inyeshyamba z'abatutsi ziyobowe n'uwaje kuba perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamaze kwigarurira igihugu cyose mu kwa 7 k'uwo mwaka. Mu muhango wo gufunga gacaca y'Inyarugunga, kamwe mu turere tw'umujyi wa Kigali, abarokotse n'abakoze jenoside bari hamwe. Gacaca zacaga imanza zishingiye ku buhamya bw'abaturage no kwemera icyaha no gusaba imbabazi ku baregwa. Mu nshingano za gacaca harimo no gushyiraho fondasiyo y'ubwiyunge. Uwemeraga icyaha agasaba n'imbabazi yagabanyirizwaga ibihano. Bamwe mu barokotse bashima ibyo gacaca zagezeho. Ni nk'umutegarugori Esther Mukamabano. Umuturage wese yagize icyo avuga kuri jenoside, ababivuze hagaragaye ibintu byinshi. Hagaragaye uburyo abantu bapfuye bacu, hagaragaye akenshi aho abantu bacu babashyinguye, babashyize tubashyingura mu cyubahiro, turacyakomeza. Hagize ko n'imanza zirangira. Numva naho ku bwanjye ku giti cyanjye n'ahandi kuri bagenzi banjye ngenda, umuntu umwe yarambwiye ati ngewe iyo gacaca itaza kuza nari gusara, iyo ntaza kuvuga biriya bintu byose ngewe nari gusara. Umwe mu baburanishijwe na gacaca, Ernest Nyamubi, nawe yatanze ubuhamya mu muhango w'Inyarugunga. Maze gufungwa yego bakonyura muri kasho za brigade, muri parike no muri chambre du conseil, akana ukubakana kwa nibona buzose mweruka tuzi rw'abafungwa. Abakurikiraniye hafi ibya gacaca bemeza ko hari abantu benshi bahunze igihugu kubera ubwoba bw'izo nkiko.